Yes, muri ino video ngiye kukwereka ukuntu biyandikisha muri Muralink Agency. Yes, niba utari uyizi, iyi ni kampani igusaba kuguramo umugabane uwugura rimwe gusa, izindi nyungu zose ukagenda uzibona nta kindi gishoro utanze. Rero icyo ngiye kukwereka hano, jya ubera ukuntu biyandikisha. Uko biyandikisha, uraza ukajya kuri WhatsApp ukareba link baguhaye yo kwinjiriraho. Link baguhaye yo kwinjira dore ngiyi, muralink.com registre, tukayikandaho. Ubwo ndabizi mwana ntabwo muri kuyireba, dore ngiyi tukayikandaho. Noneho twamara kuyikandaho, tegerezaho gatoya, duhita twinjira kuri page imeze gutya. Muvandimwe rwose, iyi page uba ugomba kuyuzuza. Hano bavuga ngo shyiramo izina uzajya ukoresha, enter username, shyiramo nimero ya telefone. Mwibutse ko iyo bagoye gutya akanyenyeri akagasaraba 550, iyo ugiye kwandika, twe ntabwo wandika ngo 07, uhita wandika ngo 78 ugakomeza, cyangwa se 9. Ahangaha noneho ahandi ni ahangaha dushyira username, ahandi ni ahangaha dushyiramo email dushaka gukoresha, ugashyiramo password bwa mbere, ugashyiramo password bwa kabiri. Urabona ko igihugu kiba kiriho nyine aba ari u Rwanda, ukaza ugakanda hano kuri I agree. Wamara gukanda kuri I agree, ugahita uza ugakanda kuri registre. Urugero wenda reka turebe ko twakuzuza uno mwirondoro, tuvuge wenda ni urugero ndi kubaha, Divine 24, namba ni 78 45 667 890. Email ushyiramo email ushaka, wenda tuvuge wenda Mizange, shyiramo password, twongere tuyemeze ko tuyishyizemo. Niturangiza duhite tuza hano dukande kuri ngo agree the term. Urabona ko gutya iyo umaje kuzamo ino myirondoro gutya bimeze. Wamaje gushyiramo username, washyizemo nimero yawe, washyizeho email, washyizeho password bwa mbere, wanayemeje ko ariyo ushyizemo. Password ushyize hano bwa mbere igomba kuba isa n'iyi washyizemo bwa kabiri. Naha ngaha wahakanze kuri agree, warebye neza ko hano hari u Rwanda, n'abari mu Burundi ureba ko handitseho igihugu cyawe nyine, n'abari muri Kenya, abari Uganda, ahandi hose ku isi nyine ushyiramo igihugu cyawe, kuko ibihugu hano biba bihari. Dore ibihugu birahari ku isi, mbese ino business ikorerwa ku isi hose. Twe rero ni u Rwanda. Icyo ukora uhita ukanda hano kuri registre, kandi turebe ibyo batubwira. Username already exist, bari kutubwira ko username dukoresheje isanzwe ihari. Reka tuyihindure turebe, tuvuge Divine Ange, turebe ko biri bukwiye. Nimero 78 5 667 890. Turebe ko
username already exists. Iyo usanze nk'izina uri gukoresha nyine n'ubundi abandi bararikoresheje, ushyiramo izina riri ryawe abantu batakoresheje. 8 4 5 6 7 8 9 0 agri. Nk'ubu ngubu hano bari kumbwira ngo both password are not match, ngo password ntabwo ziri guhura neza. Reka dusubiremo. Nawe nubona iki kibazo nabikubwiye ngo izi password zigomba kuba zisa. Zigomba kuba zisa. Password ukoresheje zigomba kuba zisa. Ihangane video igiye kuba ndende, ariko icyo mba nshaka no kugira ngo ibintu mubisobanukirwe neza. Yes, ibintu tubiveho wabisobanukiwe, kugira ngo nujya no kubikora ubikore ubizi atari kubyiga. Tayari ubu ngubu tumaje kwiyandikisha, igikurikiyeho ni ukwishyura. Tugiye kwishyura, mbibutsa ko iyi bizinesi niyo muri Uganda. Icyo tugiye gukora, tugiye kuza dukanda hano kuri pay with MTN. Urahakanda. Nimaje kuhakanda uhita winjira kuri page imeze gutya ngo pay with MTN Rwanda automatic payment. Ukimara kwishyura, bishyura 4,500, ngira ngo uri kubibona amount ni 4,500 hano. Ahangaha 4,500. Noneho icyoza ugakora, usa nkaho uba usohotse muri account, ugasohokamo ukajya kohereza amafaranga bisanzwe, ariko ukohereza nk'ugiye kohereza hanze. Gatwande ku ino nimero 256741184 uyandukura ku ruhande, kuko ariyo tugiye koherezaho amafaranga. Warangiza iyo umaje kuyandukura urasohoka ukajya aho woherereza amafaranga muri application. Yego, tukaza tuhakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1. Turagenda step by step wohereza. Noneho uraza aho guhitamo rimwe, uraza ugahitamo 3 international remittance 3 ukohereza. Ukaza ugakanda kuri 2 mobile number 1. None icyo ukora, uraza hano bari kuvuga ngo enter number you are sending to start with the country code. Uratangiza nyine code y'icyo gihugu, ntabwo ushyiraho plus. Iriya plus ntabwo bayishyiraho. Uratangira wandika ngo 2 5 6 7 4 1 1 8 4 6 5 wohereza. Ushyiremo amount, kubera ko ngewe n'ubundi account nyifite, reka mfe gushyiraho ayo mbonye. Noneho iyo ugeze ahangaha ngo select purpose of funds, ukanda kuri 1 gifts. Yes, urabona ko ngewe natinze, ariko iyo ugeze hariya haba hasigaye gushyiramo password gusa, ugahita ukanda ukohereza. Iyo umaje kohereza rero ukora iki? Iyo umaje kohereza ugaruka muri account yawe. Iyo usanze bikimeze gutya,
uhita unyandikira kuri WhatsApp, ukama mesaje yemeza ko wishyuye, iyo bakoherereje nyine yuko wamaze kuyishyura, warangiza ukama username wakoresheje wiyandikisha, ukama na nimero wakoresheje wishyura n'amazina ayibaruyeho. Ibindi bitwara iminota 5, ubundi ugahita ukanda hano kuri ngo confirm and go to dashboard. Bitwara iminota 5 kugira ngo amafaranga aze kuri akawunti yawe. Icyo nakubwira, nimba ushaka kwiyandikisha, yego nkaguha link nk'uko link wabonye abantu twayikuye kuri WhatsApp, nyandikira kuri WhatsApp, aho uri hose ku isi iyi business urayikora, akanyenyeri nako plus 250 0 7 8 8 6 6 5 3 9. Nyandikira aka kanya, nyandikira ngufashe nawe utangire business, kandi nizere ko byasobanutse. Aho ugize ikibazo uhita unyandikira kuri WhatsApp ukagikemura. Yego murakoze, umunsi mwiza, kandi mwibuke no gukanda kuri subscribe. Turabakunda cyane.